iyo wagiye mu mihango ubyimba inda wowe mugore cyangwa se umukobwa, ariko nanjye bimbaho sometimes, bimbaho hari igihe hari amezi bimbaho wenda nka mbere yo kujya mu mihango inda yawe ikabyimba ikifora birenze ibisanzwe. Waba uri mu gihe gisanzwe nta mihango urimo nyine ukaba uri no mu bandi bakobwa mu nda zero, ariko waba ugiye kuyijyamo ikabyimba ukagira ngo harimo abana nka 5 icyarimwe. Rero ibyo nabyo hari impamvu zibitera, hari impamvu ziba zibyishima mbere kugira ngo umuntu abyimbe mbere yuko ajya mu mihango. Byo akenshi biba nyine wenda kujya mu mihango urabona nk'iminsi 5 cyangwa se 3. Reka turebere hamwe ikintu kibitera. Cyambere n'imihindagurikire y'misemburo, nkuko nigeze kubivuga muri video yabanje. Imisemburo ni ikintu gihatse ubuzima bw'umugore. Rero y'imisemburo nyine iyihindagurika cyangwa se iyo itagenda neza, egare ko n'ubuzima nyine hari ibintu bitagenda neza mu buzima. So rero mu bintu nabyo bituma umuntu abyimba inda cyangwa se umugore n'umukobwa abyimba inda mbere yo kujya mu mihango, n'ihindagurika ry'imisemburo. Ikindi no kubika amazi menshi mu mubiri, byo bita water retention cyangwa se water retention according to how we speak it. Rero iyo umubiri wabitse amazi menshi ujya kubona ukabona uruhago rwawe, ikiziba kinde cyawe ntabwo ari ukubyimba inda yose navuze, n'iyibifu n'iyibiryo, ni inda yo hasi, inda y'ingore. Ikiziba kindi ukabona kirabyimbye ubwo nyine nabyo biba byatewe n'amazi menshi, ababaye water retention. Umubiri warabitse amazi menshi cyane, kandi twitse ko umubiri unakonsoma n'amazi nabwo menshi uri mu gihe cy'imihango. Ariko none biterwa na nature y'umubiri w'umuntu, nabyo tuzagenda tubiganiraho mu biganiro bizajya bigenda biza. Ikintu kurya ibiryo birimo umunyu mwinshi, ibiryo birimo umunyu mwinshi mbere yo kujya mu mihango, ikiziba kindi cyawe kirabyimba. Icyo nacyo mu kimindingi. Niba ubundi akenshi umukobwa cyangwa se n'umugore normally uba ugomba kurya ibiryo bitarimo umunyu mwinshi cyane no kunywa ibintu bitarimo isukari nyinshi cyane kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Ikindi ni ukurya ibiryo ni uguhinduka kw'igogora ry'ibiryo. Ushobora kuba wenda hari ukuntu iki cyose sikora gisobanura guhinduka kw'igogora ry'ibiryo, ariko hari ukuntu umubiri nyine ubusanzwe processing nyine ibiryo cyangwa se n'ibyo wafashe, ariko waba wenda kujya mu mihango bigasa nkaho bihindutse. Ibyo ndakeka muri kubyumva neza. Ibyo rero nabyo akenshi bitera umugore cyangwa se umukobwa kugira ikiziba kinda kibyimbye. Ikindi ni ukurya ibiryo birimo gaz nk'amashu, ibishyimbo. Biriya biryo byose ntabwo ari byiza ku mugore, bituma nyine ikiziba kinda kibyimba kandi kikabyimba cyane kikifora mbere yo kujya mu mihango. Ikindi ni stress no guhangayika. Abantu noneho bababara, inshuti yanjye arabizi bababara cyane, have best friends that pass through clumsy stuff. Barababara cyane, ariko nanone nabyo n'abandi sinabo gusa, hari n'abandi mbona mbere yo kujya mu mihango nyine ikiziba kinda kikabyimba. Shobora byatewe no guhangayika, stress, kubera nyine no kuba afite ubwoba akavuga ati ngiye guca muri bwa buribwe, nanone utuntu twose nyine tugatuma ataba stable. Ikindi ni ukugabanuka kw'imyitozo ngororamubiri. Ubundi uri mu mihango nyine kirazira gukora imyitozo ivunanye, gukora imyitozo isanzwe itavunanye cyane kugira ngo ubashe kubalance umubiri, kugira ngo utanababara. Ariko iyo ugiye kwihaganyura cyangwa se kwihwanyaguza birahinduka nyine urababara, ariko none sinabyiza. Ikindi ni ukurya cyane ibiryo birimo isukari, ugomba kubigabanya. Nubwo hari abantu bafata ngo isukari, hari abantu bari mu mihango gafata isukari agasukamo amazi, ariko sibyo, bitera n'uburwayi. Tuzareba ingaruka z'isukari ku buzima bw'umugore by'umwihariko mu mihango, sibyo. Rero isukari, kwirinda ibiryo birimo cyangwa no kunywa ibintu birimo isukari nyinshi byagufasha. Ikindi ni ukubura amazi ahagije mu mubiri. Hari ukuntu nyine umubiri ubika amazi menshi, twabyumvise nibyo, ukaba warabitse, ariko none hari igihe umubiri nanone ubura amazi. Rero iyo ubuze amazi inda irabyimba, nyine ikiziba kindi nanone gishobora kubyimba mbere y'uko kujya mu mihango. Ariko kubura ayo mazi ahagije mu mubiri ntabwo bivuze ko nyine aho hantu hari badi n'amazi haba hari umwuka nyine umwuka uragenda ukabyimbamo, ugasanga ewana urabyimbye. Umuntu akora akavuga ati uratwite cyangwa. Ikindi ni imihindagurikire y'imikorere y'amara mbere y'imihango. Hari abantu bajya mu kibada ukajya kuri toilette birenze n'ibikubaho nyine iyo uri muzima. Hari abantu bateye gutya. Rero amara bari gukora bidasanzwe, bigatuma nyine n'inshuro ujya kuri toilette ziyongera, bigatuma n'ibyo byose n'igogorwa ry'ibiryo nyine rihinduka, bigatuma nyine niyonda
ewana uzabicunga ariko akenshi aruguru nagomba kuvuga kubura umubiri nyine kubura amazi ahagije. Iyo umubiri wabuze amazi ahagije nyine like ya occupation y'amazi aho yagombaga kuba ari hajya imyuka. Iyi myuka yagiyemo rero ewana irabyimba cyane, ndabine ikiziba cyenda kirabyimba cyane. Ariko ikindi abantu benshi bibabaho tu kugira amara gukora bidasanzwe mbere y'imihango, hari n'abahitwa uri mu mihango ugahitwa ukageza kuki ibintu bimbaho. Rero umubiri uri gukora nyine amara bari gukora cyane kurenza ikindi gihe gisanzwe. Ubuzima busanzwe wenda normally ukabujyayo rimwe ku munsi, ariko wenda waba ugiye kujya nko mu kibata buri saha ewana ibi ni ibintu bituba abakobwa, ari majorite bitubaho. So rero ibyo ni ibintu bitera umugore cyangwa se umukobwa kubyimba ikiziba cy'inda mbere yuko ajya mu mihango. Twabibonye ni ibintu byinshi n'impamvu nyinshi zitandukanye, nagerageje kuzisobanura kuko gusobanura siyanse mu kinyarwanda ntabwo ari ibintu byoroha. Mba nabifashe mu cyongereza nkaba translating mu kinyarwanda, mba nabisomye mu cyongereza of course, narebye kuri za TDE abantu bahoze bambaza ngo reference y'ibintu mvugaho mbikura. Hari chain cyangwa se website yitwa TED TDE ariko about health wabisangaho byose. This is not a fake thing that I'm telling here, ariko ibyo byose navuze haruguru ni ibyo bitera nyine umugore cyangwa se umukobwa kubyimba ikiziba cy'inda mbere yuko ajya mu mihango. So ndakeka ko gikunze ikiganiro, maybe liking, sharing, subscribing, rero na commenting ikindi kintu ushaka kumenya naza kuganirizaho next.